manywa y'ihangu uratukwa urasuzugurwa uhindurwa ikivume n'intsinzi yo kunesha icyaha. Kristo yarazutse kandi azahora ariho iteka ryose. Niyo mpamvu twebwe abamwizeye tukamukurikira tudakwiriye gutinya. Umva inkuru nziza ngufitiye uyu munsi. Kristo ariho ni muzima, yarazutse kandi natwe turi bazima. Icyubahiro ni kibi cy'Imana. Haleluya. Sima musaraba umwami wanjye kubwawe narababariwe. Sima musozi mwiza Golgotha kubwawe naronse ubugingo. Ndamutso y'Umwami Imana yacu, nimwakire kandi mwishimire ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese na Yesu Kristo no ku Mwuka Wera. Amen. Kabasaye mwicare muruhuke, dusabe wategujwe gusenga aze adusengereye. Kadusenge. Turagushimiye Mwami Mana yacu, iki gitondo tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana nziza, Imana yadukunze urukundo tutasobanura, bwo wemeraga gutanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo aze mu isi adupfire. Uyu munsi turibuka yuko ari wo munsi yazutse. Ndagushima yuko akimara kuzuka yabwiye abazindukiye ku gituro ati nimugende mubwire abandi ko nazutse, mubahe ihumure. Ndagushima ko uyu munsi ari bwo umwijima wavuye mu isi, umucyo wawe ukamurika Mwami. Icyubahiro nikikugarukire. Ndagushimira ko uyu munsi twibuka ko ari intsinzi y'abizera bose, intsinzi y'abakubaha, intsinzi y'abakristo.
uyu munsi nibwo twakiriye intsinzi y'uko wazutse mwami. Habwa icyubahiro, habwa icyubahiro ko wazutse umwijima ugahunga. Satani wababazaga abantu akazirikirwa ikuzimu. Ndagushima ko uyu munsi twizihiza intsinzi yacu mwami. Iyi ntsinzi mwami nigere mu mitima y'abantu bababaye. Uyu munsi ntabwo twibuka kuzuka kwawe gusa no gutsindishirizwa kwacu, ahubwo turibuka n'imibabaro yabaye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndagusaba mwami wanjye, nk'uko wazutse ukavuga ngo nimugende mubwire abantu ihumure yuko nazutse. Haleluya, haleluya mwami, haleluya. Mana yacu, genda mu mitima y'abanyarwanda uyu munsi, ubibutse yuko wazutse mwami. Intimba yuzuye mu mitima y'abantu n'umwijima wabaye muri iki gihugu wongere ubyirukane. Abantu bongere kwakira ihumure ry'uko wazutse, uri kumwe nabo. Amaraso yawe wamennye ku musaraba Kristo ahumurize amaraso y'abanyarwanda yamenetse uyu munsi arizwa n'akarengane. Ayo maraso ahumurize abo bantu, amaraso ahumurize abacitse ku icumu n'abanyarwanda bose Mana. Haleluya, haleluya. Mana ndagushimiye ko uri intsinzi yacu. Reka uyu munsi tukunezererwe yuko ibyari bimeze nk'imibabaro itsikamiye ubugingo bw'abantu uyu munsi aribwo wabirangije. Reka abantu twongere guhemburwa n'ijambo ryawe ry'uyu munsi Mana, ry'uko wazutse kandi wazukiye kugira ngo uhumurize imitima y'abantu bose bahuye n'ibibazo n'intambara n'ubugome bwa Satani. Reka mwami uyu mwijima nk'uko wawukuye mu gihugu cyacu tukabona amahoro, kuva uyu munsi Mana ya mahoro azagume mu Rwanda iteka ryose. Mana yumva gusenga, uyu munsi turi imbere yawe tugushimira agakiza waduhaye n'imbabazi watugiriye, ukadukura hanze mu banyabyaha, ukadukura aho twari twarazimiriye tutazwi, tutari ishyanga ryawe, tutari abantu bazi Imana rurema, ariko ukatuzana mu nzu yawe ukatwereka umucyo wawe Kristo. Reka twongere kwibuka intsinzi yacu y'amaraso watumenewe uyu munsi Mana. Duha ibihe byiza byo kubana nawe, twibuke kandi twiyubaka, twumva yuko uri kumwe natwe nta mubisha, twumva yuko uri kumwe natwe nta bizongera gutsikamira imitima yacu ngo bihore bitubabaza mwami. Bana n'iri teraniro ry'uyu munsi uriyobore mwami, mu butware bwawe no mu bubasha umanuka uribemo mwami wanjye, uribemo papayi mwiza, uribemo ukore ku mutima wa buri umwe wese, umwibutse yuko wamubambiwe ku musaraba kandi wamutsindishije. Mwami wanjye, nubwo twabara tukiri muri iyi si, ariko hari aho tuzaruhukira kuko watubereye intsinzi. Urakoze Kristo, uyobora gahunda y'uyu munsi, ufasha abayobozi bose bari buyiyobore, wiyereke buri umwe wese kandi uri muri iri teraniro. Mu izina rya Yesu twese tuve mu nzu yawe tunezerewe, tudaheranywe n'intimba y'ibyabaye ku buzima bw'abanyarwanda, ahubwo twibuka ko uyu munsi nanone wadutsindishije. Urakoze Kristo, ufashe umuyobozi wa gahunda, ufashe umuvugabutumwa, ufashe uri buyobora ibiganiro, ufashe abari bukuramye n'abari buguhimbaze, ufashe abari buririmbi indirimbo zihumuriza imitima y'abanyarwanda. Gahunda zose ziyoborwe n'umwuka wawe wera, ntaba ari twe Kristo ahubwo wowe uganze. Urakoze kuko ubyumvise kandi ubidukorera mu izina rya Yesu, amen. Urakoze. Kambasabe mujyejuru twambaza izina ry'Imana. Mujyejuru twambaza izina ry'Imana, dusoma ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa 17 turagera ku murongo wa 18. Kora rema byaba byiza muhise mutambuka mwebwe mugatambutsa ubutumwa bwanyu. Mutambuke dusome mwahageze mwebwe hano imbere. Ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa 17 kugera ku wa 18. Hanyuma twakire korali rema, ubushake bw'Imana. Kadusome. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye,
anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye ariko none dore mporaho iteka ryose kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Haleluya. Kambasaye mwicare muruhuke. Korari. Senga ubiri byuya bivanze n'amaraso, uti data niba bishoboka iki gikombe ukindenze sinyinywereho, niba bishoboka iki gikombe ukindenze sinyinywereho. Getsemani warapfukamye urasenga,
manywa y'ihangu uratukwa urasuzugurwa uhindurwa ikivume urasuzugurwa yongurwa ikivume abakristo bavandimwe bashyitsi bacu nagira ngo muri uyu mwanya mbagezeho ubutumwa bwa perezida w'itorero umuyobozi mukuru w'itorero Presbyterienne mu Rwanda Reverend Dr Pascal Bataringaya ubwo yageneye abakristo bose baza paroisse za EPR mu gihugu cyose
Icyumweru cyo kwibuka kije mu gihe turi mu bihe bya Pasika. Igihe cya Pasika ni nacyo gihe twibukamo imibabaro, urupfu no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Twabasabaga ko ijambo ry'Imana rikubiyemo ubutumwa bwiza bw'ibyiringiro n'imbaraga dukomora mu kuzuka k'umwami wacu Yesu ryakomeza kutubera imbaraga zo guhangana n'ingaruka z'ibihe bikomeye igihugu cyacu cyanyuzemo. Turifuza kandi ko no muri iki gihe cyo kwibuka twazakomeza kuyoborwa no guhumurizwa n'ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 20 umurongo wa 19 rigira riti, Yesu araza ahagarara hagati yabo arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Ubutumwa nk'ubu bw'amahoro bwabwiwe abigishwa ba Yesu bari mu bwoba, mu maganya n'agahinda nk'urupfu, ariko kandi bubwirwa n'abatuye isi bose ku munsi w'izuka rya Yesu. Burakenewe no mu gihe nk'iki gikomeye cyo kwibuka abacu bahitanywe na jenoside yakorewe Abatutsi. Ubutumwa buratwibutsa ko no mu gihe cy'icyunamo imitima ya benshi iba ibabaye, ifite ishavu n'agahinda, kandi ko ibifite inzara n'inyota by'amagambo y'ihumure n'amahoro bisesuye. Bukaba rero butanga iryo humure no muri iki gihe cy'icyunamo igihugu kirimo. Aya magambo umwami Yesu yabwiye abigishwa be abahumuriza, abamara ubwoba, kandi abahamiriza ko kubaho kwatsinze urupfu k'ubuzima bushoboka. Mu gihe cyose tumwizeye kandi turi kumwe nawe kuko yatsinze imibabaro n'urupfu. Niyo mpamvu aya mahoro Imana itwifuriza kandi natwe ubwacu twifuza kandi dushaka, tugomba kugira uruhare mu kuyaharanira, kuyashaka, kuyimakaza no kuyabungabunga. Icyifuzo cy'Imana yigize umuntu muri Yesu Kristo nuko buri wese yagira ubuzima bwiza kandi ubuzima buseshuye, akabaho neza kandi mu mahoro no mu mutekano. Ariko nanone buri wese agomba kugira n'uruhare mu kurinda ubwo buzima no kububungabunga mu kubaka ayo mahoro no guharanira ko n'abandi bayagira. Iri jambo riratwibutsa ko no mu bihe bikomeye byo kwibuka abacu bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi, umwami wacu aba ari kumwe natwe kandi atwibutsa ko turi kumwe n'Imana, ko itazadutererana, itazabura kuduhumuriza no kudushakira kubaho neza mu mahoro, kabone n'ubwo twaba turi mu bihe bikomeye. Amahoro Yesu aduha adutsindira ubwoba n'amakuba yose, kandi aduha ibyiringiro bihamye by'uko kubaho kwatsinze gupfa, ubuzima butsinda urupfu, nk'uko kuzuka k'umwami Yesu wacu Yesu Kristo kwabihamije ku munsi wa Pasika. Ntiduterwa ubwoba n'ibihe bikomeye duhura nabyo muri iyi si, kuko twizeye ari hejuru ya byose, kandi isezerano rye nuko ari hagati muri twe, kandi amahoro ye akaba muri twe ibihe byose. Mureke ubutumwa nk'ubu bwongere kutwibutsa ko tutari twenyine, ko tutagomba kwiheba, kandi ko Imana idushakira kubaho mu mahoro. Tubugire ubwacu muri iki gihe gikomeye cyo kwibuka abacu badukuwemo imburagihe kandi bishwe urupfu rw'agashinyaguro mu gihe twari tukibakeneye. Kristo watsinze urupfu ku musaraba, nyuma yo kunyura mu bihe bikomeye no mu mibabaro myinshi, niwe uri kumwe natwe, niwe uduha kubaho, niwe uturinze, kandi niwe uduha amahoro, niwe udukomeza ngo duhumure no muri ibi bihe bikomeye. Imyaka 29 tumaze tuvuye mu bihe bibi bya jenoside yakorewe Abatutsi, twabashije kumva neza ko Imana yacu itadutereranye kandi ko itazadutererana. Ubu ni ubutumwa bwiza bw'ihumure n'amahoro butwibutsa ko nubwo duhura n'ibikomeye, ingorane z'ubuzima ndetse n'urupfu, ariko kandi muri Kristo Yesu hari ibyiringiro byo kubaho.
hari ihumure, hari amahoro ahorana natwe. Niwe uduha ubuzima kandi ari kumwe natwe kugeza ku iherezo nk'uko abiduhamiriza mu ijambo rye. Muri we tuboneramo ubuzima, amahoro, ibyiringiro byo kubaho no gukomera nyuma y'akaga kose twanyuramo. Kristo niwe mahoro yacu, niwe cyizere cyacu cy'ubuzima bw'uyu munsi n'ejo hazaza heza ndetse n'ibihe biri imbere. Reverend Dr. Pascal Bataringaya, ubwo ni ubutumwa yatugeneye, ni ubwacu, kandi muri Kristo tujya imbere. Reka mbasabe bavandimwe, twese duhaguruke, hanyuma saba abaririmbyi baza imbere turirimbana indirimbo 257 mu gitabo cyo gushimisha Imana. Indirimbo 257 tuyifatanye twese, abaririmbyi batujya imbere. Hariho nayo nasabye ngo aze adufashe, Anastase aradufasha itangire. Imana yashatse mu gihe cyayo gutsindisha urupfu ubucunguzi. Shimwa Mukiza utuzukiye, tuguhimbarize ko wanesheje. Nimurebe niwe ni Yesu, mwe gushidikanya niwe shobuja. Munezerwe mwese bantu b'umwami, nimuvuge muti yatuzukiye. Shimwa Mukiza utuzukiye, tuguhimbarize ko wanesheje. Ntacyo gitinya Yesu ntagipfa, niwe murashima n'uw'amahoro. Aramfasha iteka, arankomeza mu kubaho kwanjye, ntacyo gitinya. Shimwa Mukiza utuzukiye, tuguhimbarize ko wanesheje. Tugihagaze twumvire hamwe itegeko ry'Imana. Itegeko ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 15 umurongo wa 9 turagera ku murongo wa 13. Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 15 umurongo wa 9 tugere ku murongo wa 13. Uko data yankunze niko nanjye nabakunze, nuko rero mugume mu rukundo rwanjye.
nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye kuko nanjye nitondeye amategeko ya data kaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Ngira iteko ryanjye mukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Nyagasani Imana, uduhe imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Murakoze, reka mbasabe mwicare, sabe udusengera, adusabire imbabazi. Duce bugufi dusabe Imana imbabazi. Uwiteka Mana yacu, Imana nziza, Imana idukunda, twebwe abo wakunze turagushimye, kandi Mwami abo wapfiriye ukabitangira turagushimye. Twebwe Mwami wakuye mu ishayo z'ibyaha turagushimye, ndetse ukadukura no mu ishayo ry'urupfu turagushimye. Muri ako kanya rero nyakubahwa, twongeye gutekereza ku ijambo ryawe, turatsinzwe cyane kuko hari aho tutatondeye amategeko yawe, kandi tutitondeye amategeko yawe twasanze duteshutse, ndetse Mwami tureka urukundo wadutoje. Mana yacu kandi Mwami wacu, tugusabye imbabazi. Tubabarire Mwami, utubabarire ibyaha, utubabarire ibicumuro, kuko kutizera n'icyaha ubwabyo. Mwami utubabarire, duciye bugufi wowe ushyirwe hejuru. Mwami wacu, umuntu wicaye aha uwo ari we wese, ndetse nanjye ndimwo, twisuzumye cyane, dusanga ari wowe ukwiriye kwera, kandi dusanga twe tutera. Turakwinginze ngo uduhe kwera, kuko wadusabye ko tugomba kugera ikirenge mu cyawe. Mwami rero, ntabwo twabyishoboza kereka umwuka wawe wera, uriya aza akatwemeza iby'ibyaha byacu, kandi uriya aza akatwereza umubiri akeza n'ubugingo. Mwami turamusabye kugira ngo uduhe kwihanira kureka, mu izina rya Yesu. Aka kanya rero Mana, turakwinginze kugira ngo wumve gusenga no kwinginga kwacu, kandi Mwami umwuka wawe wera umuduhe rwose, tugendane nawe aho tugenda, ibyo dukora uduhe urukundo. Uduhe urukundo Mwami, uduhe urukundo rwo kugukunda no gukunda bene data. Uwiteka Mana, udukuremwo umuzi wose wo gusharira, mu izina rya Yesu. Kandi udukuremo umuzi wose wo kwibagirwa imirimo n'ibitangaza wadukoreye Mwami. Urakoze Kristo, ngaho komeza ubane natwe, gahunda zose tuzigushyize imbere. Komeza uturinde kandi utugirire neza, komeze kuduha kugendana nawe umunsi ku wundi, twibuka urupfu rwawe no gukizwa nawe no gucungurwa nawe, kandi Mwami twibuka n'urukundo wadutoje. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Urakoze cyane, kubera urukundo Imana yacu idufitiye, idukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo dutsindishizwa n'ubuntu bwayo, ngo duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Reka twese twumvire hamwe uko Imana idutangariza ibyiringiro dufite muri Kristo Yesu. Umwami Yesu aravuga ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Kwizera nyakuri kuduhesha ibyiringiro byo kuzuka. Kristo yarazutse, niwe mfura yo kuzuka mu bapfuye bose, kuko urupfu rwazanywe mu isi n'umuntu umwe,
niko Yesu yazaniye abantu bose kuzuka. Uyu mubiri ubora numara kwambikwa kutabora, nibwo hazasohora rya jambo ngo urupfu rumizwe no kunesha. Imana ishimwe cyane iduha kunesha kubwo mwami wacu Yesu Kristo. Reka mbasabe muhaguruke n'abaririmbyi baza imbere turirimba n'indirimbo ya 254. 254 iratubwira ngo nimurebe igitangaza wa munyamibabaro. 254 nimurebe igitangaza wa munyamibabaro yaranesheje. Dufatanye twese kuririmba kandi turirimbire Yesu. Nimurebe igitangaza wa munyamibabaro yanesheje wa mugome tumukorera amashyi. Haleluya, 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 niwe kano mwami. Haleluya, 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 tumwimbike n'umwami, tumuhe ikamba ry'ubwiza ngo tumushengerere, tumuhe intebe y'ubwami twese tuvuze impundu. Haleluya, 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 niwe nyir'imbaraga. Haleluya, 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 niwe nyir'imbaraga. Namuri ikamba ry'amahwa mwambitse baseka, mwambike ikamba ry'ubwami mwemerere kwari umwami. Haleluya, 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 tegeka nyir'ingabo. Haleluya, 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 tegeka nyir'ingabo. Vuza impundu we, vuza impundu, yanesheje Satani, ari mu twicaraba, tumukurira ubwatsi. Haleluya, 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 niwe mwami w'abami. Haleluya, 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 niwe mwami w'abami. Haleluya. Yesu ni umwami w'abami. Reka mbasabe mwicare, mpamagare abafite ibyanditswe byera
batambuke imbere badusengere badusomere n'ibyanditswe byera twumve ijambo ry'Imana. Mureke dusenge Imana. Mwami Mana yacu, mu izina ryera rya Kristo Yesu turagushimiye, turaguhimbaje kuko watwemereye kuba imbere yawe mu nzu yitiriwe izina ryawe. Tukunezejwe cyane nuko wabanye natwe mu mwanya wose utambutse. None tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Duturishije imitima yacu nk'itorero ryawe, ariko kandi nk'abanyarwanda bari mu gihe gikomeye twibuka aho abantu bapfuye bazira uko bavutse. Iyo tubihuje n'urupfu rw'umwana wawe Yesu Kristo, tukabihuza n'uburyo yatsinze urupfu akazuka, twumva mu ijambo ryawe duhumurizwa kandi dukomezwa nuko n'abacu mu gihe gikwiriye tuzongera tukabana nabo tukishimana nabo. Niyo mpamvu dutuje cyane kugira ngo twumve icyo uvugana natwe, kandi twizeye ko umwuka wawe wera ari bufashe wo wateguye kuvuga ijambo ryawe. Natwe tugiye gusoma ndetse n'abagiye kuryumva, kugira ngo ritwubake ridukomeze ku bwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu dusenze twizeye, amen. Haleluya. Igice cya mbere turagisoma mu gitabo cyo Kuva, ibice 12, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 15. Igitabo cyo Kuva, ibice 12, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 15. Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababere imfura y'amezi, kuzababere ukwezi kwa mbere mu mwaka. Mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose, ku wa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu y'abasari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Kandi niba inzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, aba ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire intenge, uzabe isekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene. Muzawurindirize umunsi wa 14 w'uko kwezi, iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba.
bazende ku maraso bayasige ku nkomandizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango w'amazu yawuririyemo. Muri iryo joro bazarye inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima idasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare. Iziraye muzazose. Uko aba ariko muzazirya, muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo. N'imana z'Abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho. N'Uwiteka. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure, ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Kandi uwo munsi uzababera urwibutso, muzawuziririze abo munsi mukuru w'Uwiteka. Mu bihe byanyu byose muzajye muwuziririza, ribe itegeko ry'Uwiteka ry'iteka ryose. Muzajye mubara iminsi 7, murya imitsima idasembuwe. Ku munsi uyitangira mujye mukura umusemburo mu mazu yanyu. Uzarya imitsima idasembuwe uhereye ku munsi wa mbere akageza ku wa 7, uwo muntu azakurwe mu Bisirayeli. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Cya kabiri tugisome mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 28, duhere ku murongo waho wa mbere tugere ku wa 15. Matayo 28 guhera ku murongo waho wa mbere kugera ku wa 15. Ni ku rupapuro rwa 34 mu isezerano rishya. Reka dusome. Nuko umunsi w'isabato ushize, ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'Umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishyitsi, basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yararyamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse, kandi azababanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibineza byinshi, birukanka bajya kubibwira abigishwa be. Maze Yesu ahura nabo arababwira ati, ni amahoro. Baramwegera bamufata ku birenge, baramupfukamira.
maze Yesu arababwira ati mwitinya, nimugende mubwire bene data bajye i Galilaya, niho bazambonera. Bakigenda bamwe muri ba barinzi bajya mu murwa, babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama, bagurira abasirikari ifeza nyinshi, bati mujye muvuga muti abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. Umutegeka naramuka abyumvise tuzamwemeza, namwe tuzabakiza amakuba. Nuko bahera ko bijyanira ifeza, babigenza uko bohejwe. Iryo jambo ryamamara mu Bayuda na bugingo n'ubu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nitwa Ariete Mutuyimana, ndi umushumba mu itorero Presbyterienne mu Rwanda, nkorera umurimo w'Imana muri paruwase. Enda ku bashyitsi ndumva tumenyanye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana tuziranye twese hamwe. Kuri uyu munsi wa Pasika dukomeza kuzirikana ko Yesu yatsinze urupfu. Iyo usomye uhereye mu itangiriro igice cya mbere ukageza mu byahishuwe, hagaragaza uburyo ki umwanzi Satani we ahora aremye muri kamere y'ubwanzi, ahora higa abantu kugira ngo ashake kubashyira mu buzima nk'ubwo arimo. Usanga iyo usomye usanga Satani ari we wateje urupfu. Usanga Satani uko ameze na bugingo n'ubu ngubu, uzareba ukuntu ahora arwanya abantu b'Imana, abagushaka ko hakubaho ikibi. Ariko nshimishwa n'Imana ko nayo itigera ita umuntu. Imana yo kamere yayo ni urukundo. Haleluya. Niyo mpamvu uyu munsi, kuri uyu munsi wa Pasika, tuvuga ngo Kristo ni muzima, yatsinze urupfu, atsinda n'icyaha. Haleluya. Ibyo bintu bibiri nibyo Satani ahora higisha abantu umunsi ku munsi. Pasika, iryo jambo turyumva inshuro nyinshi. Muri make ni ijambo risobanuye kunyurwaho cyangwa se kunyuraho. Twasomye igice kiboneka mu gitabo cyo Kuva, igice cya 12. Iyo usomye icyo gice cyose usanga Imana imaze gusezeranya Abisirayeli ko yumvise uburetwa bari kugira muri Egiputa, ibaha isezerano ryo kubakiza. Ibakiza ibyago bari bayitakiye. Kunyuraho ntago bisobanuye nkuko tubibona mu buzima busanzwe. Umuntu ashobora kunyura ahantu yarangaye. Umuntu ashobora kunyura ahantu atanabiteguye. Ariko ku kunyurwaho n'Imana iza ikanyura mu buzima bwawe ikabufata. Igafata ubuzima bw'umuntu warubabaye ikamukura mwako kababaro. Igafata ubuzima bw'umuntu warurembejwe n'amakuba n'ibyago ikongera ikabunyuraho, ikabuhindura, igakuraho ikintu cyose kibi umwanzi Satani yashyize mu muntu. Haleluya. Kunyurwaho n'Imana bisobanuye gukira. Haleluya. Iri jambo riranezeza cyane, kubera ko kunyurwaho n'Imana bivuze ngo gukurwa mu kaga warurimo, Imana ikagukura mu bibazo warurimo ikagushyira ahandi hantu heza. Gukurwaho igisebo n'ubwanzi bwose umwanzi Satani aba yadushyizemo. Kunyurwaho n'Imana bisobanuye gukira. Haleluya. Imana isezeranya Abisirayeli ko izabanyuraho, kandi ngo umurimbuzi ngo nta kintu azabatwara. Imana yari yarasezeranyije Abisirayeli ko izabageza mu gihugu cy'Ikanani yabahaye. Imana ibaha iri sezerano. Pasika bisobanuye kunyurwaho n'Uwiteka. Haleluya. Iri jambo turibona mu isezerano rya kera rivuga kunyurwaho n'Imana. Yari Pasika
y'Abayisirayeli Imana ibasezeranya, ariko kandi ryongera kugaruka no mu isezerano rishya twizihiza intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ni nacyo gice twasomye. Iri sezerano noneho rishya ryo ryaje ritavuga ngo ndanyura kuri runaka cyangwa kuri runaka, hoya, ryaje riha isezerano abatuye isi bose, gucungurwa kw'abatuye isi bose. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 28 twahasanze inkuru y'izuka rya Yesu. Nyuma yuko Yesu amaze kubabazwa, agapfa, agahambwa, nyuma y'iminsi 3 yarazutse. Ni inkuru duhora dusoma, ariko by'umwihariko ndashaka ko tugaruka ku nkuru nyirizina yo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo turi kuvuga uyu munsi, itanga ibyiringiro byo kubaho kwatsinze ibintu byose bibi. Cyane cyane Kristo yabanze gutsinda urupfu rwari rwarazanywe n'umwanzi Satani. Yesu amaze guhambwa, bavuga ko Mariya, ijambo ry'Imana twasomye ngo nuko umunsi w'isabato ushize, ngo Mariya Magadalena bajya kureba, Mariya Magadalena na Mariya wundi nyina wa Yesu bajya kureba imva ya Yesu. Mu by'ukuri ushaka kwera ubundi ko bari bazi ko bamubambye, bamwishe, bamuhambye, bari bagiye kureba iki? Ariko usanga urebye ku marayika w'Imana yabihishuriye, akamenya kubatandukanya n'abarinzi, akababwira ngo mwebweho ndabizi ko mushaka umwami Yesu. Haleluya. Bigaragaza ko bari bazinduwe no kujya kureba umwami Yesu, kuko umva inkuru nziza rega bari barazirikanye. Kristo yari yarahamije ko azapfa nyuma y'iminsi 3 akazuka. Ngo noneho ngo abami n'abatambi babyumve bigiye mu matwi yabo, Kristo amaze gupfa ngo bashyiraho abarinzi, baravuga bati mwami, uyu mugabo w'umubeshyi, niko bavuze, ngo yarabeshye ngo nyuma y'iminsi 3 azazuka. Ariko bari bafite ubwoba, baragenda bateranya abatware n'abatambyi n'abakuru, bavuga ati noneho mushyireho abarinzi, uyu mugabo atazazuka tukazabura icyo tubwira Abayuda, tukazabura icyo tubwira imbaga nyamwinshi yabonye Kristo abambwa agapfa. Ngo bamare kurita mu gutwi, bashyiraho abo barinzi ku gituro cya Yesu. Ngo marayika w'Uwiteka, haleluya, ngo aramanuka. Hari ibintu byabaye bikomeye. Ngo amanutse, ngo araza, ngo habanza kubaho umushyitsi, ibitare birakomangana, isi iratigita nk'ikintu gishya kibaye. Kandi koko marayika w'Uwiteka ngo yaramanutse, ngo akuraho igitare bari bapfundikije imva ya Yesu ngo hato atazuka. Ngo aragenda arakicarira. Ngo amaze kukicarira, ari ikindi kintu cyabaye, ngo abo barinzi ngo bagize ubwoba, bahinda umushyitsi. Ibaze nawe bakurindishije, bari muri riske z'uko barapfa, ariko kandi marayika w'Uwiteka nawe yabimenyekanishije ko ari umwana w'Imana wazutse. Ngo bagira ubwoba bwinshi cyane, ariko marayika w'Uwiteka ngo abonekera abo bagore, ariko ngo abo bagabo bari barinze imva ya Yesu ngo bagize ubwoba cyane babonye Yesu agize gute, yazutse. Aba bagabo bari barinze imva ya Yesu bari baguye mu kintu gikomeye cyari gutuma bicwa. Ngo bamaze kubona ko Yesu yazutse, ngo Mariya Magadalena umwami Imana amaze kubihishurira, baravuze ngo bagende, yarababwiye ngo bagende bavuga inkuru nziza. Katugaruke ku nkuru nziza bari bavuze. Kristo amaze gupfa, ubwami bw'Abaroma bwari bwishimye, bwaravuze bati uyu muntu yari yaratujengereje yiyita umwami. Abafarisayo nabo n'abanditsi bati uyu muntu ko yari yaratujengereje, avuga ibijyanye n'amategeko, imihango yacu atayubahiriza neza nk'uko tubishaka,
ariko abizeye umwami wacu Yesu Kristo bari basigaye mu bwoba batari kwivanamo. Kuko ngo abigishwa isomye Yohana 20:19 ngo usanga ngo bo barahise bagenda ngo bakajya mu nzu barifungirana. Bisobanuye ko bari bafite ubwoba ko baraza noneho bakabashinja ko bamwibye. Bari bafite ubwoba ko nabo nyuma yuko nibamara kumenya iyo nkuru nabo baraza kwicwa. Ariko siko byagenze. Kristo amaze kuzuka yiyerekanye mu yindi sura nshyashya. Haleluya. Yiyerekana afite ubundi bwiza bw'Imana. Amaze kuzuka yiyerekanye afite indi shusho nziza. None habigishwa kubera ubwoba bari bafite ntago bajyaga bamumenya, yarabiyerekaga bakagira ubwoba. Na Mariya Magadalena bagiye kureba Yesu yabanje kubiyereka ngo bagira ubwoba, ariko nyuma babwiye ngo buzuri ibineza neza baragenda bavuga inkuru nziza. Haleluya. Inkuru nziza bavuze ni inkuru nziza yuko Yesu yatsinze urupfu. Satani yari yashyize hagati y'umuntu n'Imana urwango. Kandi kambabwire inkuru nziza yuko Yesu yazutse nuko yakuyeho gupfa, ashyiraho ubuzima bwo kubaho iteka ryose. Satani yari yarajimije abantu batamenya ubuzima bwo kubaho iteka ryose. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana ngo abapfuye bizeye bazongera bazuka. Reka mbabwire n'ikindi kintu cyabaye. Kristo amaze kuzuka habaye ibintu bigiye bitandukanye, ariko reka mvuge bimwe muri ibyo. Iyo usomye muri Matayo 27 avuga ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri guhera hejuru kugeza hasi. Abatambyi barabibona, isi yaratigise, ngo ibitare birameneka, ngo ibituro birakinguka, abari bapfuye barazuka ngo binjira mu marembo. Haleluya. Iki ni ikitwereka ko Kristo yagiye amanuka ikuzimu, yambura Satani urufunguzo rwo gupfa, atanga kubaho iteka, atangaho ubuzima, akuraho urupfu. Kristo yarutsindishije kubaho iteka. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiriye kubaho dufite ibyiringiro. Inkuru nziza uyu munsi mbafitiye nuko Kristo yazutse ari muzima, kandi niba uhagararanye nawe uri muzima. Kristo yarazutse, ntabwo azongera gupfa. Kristo yarazutse, ntabwo batugomba kugira. Kristo yarazutse, tugomba guhagarara tukavuga inkuru nziza. Kristo yarazutse, ni ihumure ry'abizera. Kristo yarazutse, ni intsinzi y'abizera. Kristo yarazutse, ni intsinzi yo kunesha icyaha. Kristo yarazutse kandi azahora ariho iteka ryose. Niyo mpamvu twebwe abamwizeye tukamukurikira tudakwiriye gutinya. Umva inkuru nziza ngufitiye uyu munsi. Kristo ariho, ni muzima, yarazutse, kandi natwe turi bazima. Icyubahiro ni kibi cy'Imana. Haleluya. Niyo nkuru nziza. Kindi kintu, iyi inkuru nziza kuzuka kwa Yesu. Nujya unabwira umuntu inkuru, kuko iyi ngiyi nayo yavuye mu butumwa bwiza n'abigishwa bakajya babivuga, kuko hari harashyizweho ikinyoma cyo kuvuga ngo n'abigishwa bamwibye. Ariko Pawulo ndetse n'abandi bigishwa bagendaga babwigisha bavuga Yesu wazutse, bakamuvuga bakagira imbaraga, abantu bakamwizera. Nta yindi nkuru nziza iriho kuri uyu munsi nuko Kristo yazutse kandi ari muzima, kandi mu gihe gikwiriye azongera kandi agaruke atwara bamwizeye bose, n'abapfuye bamwizeye ngo ibituro bizakingurwa twongere kubona abacu. Haleluya. Inkuru nziza ni ishingiro ry'ibyiringiro byacu no kwizera. Haleluya. Ntabwo dukwiriye guhera mu mubabaro, ntabwo dukwiriye guherana n'agahinda. Ijambo ririho ryihumure. Kristo ni muzima kandi natwe turi bazima. Haleluya. Ikindi kintu gikomeye, tujya twibaza impamvu akenshi dusenga ku cyumweru ariko tuba twizihiza intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Umuntu nakubaza ati kuki usenga ku cyumweru? Ngiye kwizihiza kandi nishimire ko umwami wanjye yazutse kuri uyu munsi. Haleluya. Ubutumwa rero mbafitiye ndiho nsoza nkuko twatangiye tubivuga. Inkuru nziza uyu munsi dufite
nuko Kristo yatsinze urupfu, agatsinda icyaha, agakuraho ubwanzi bwose bw'umwanzi Satani, akaduha ubuzima bw'iteka ryose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nshuti bavandimwe, mu bihe nk'ibi ngibi turi gukomeza kwibuka ko Yesu Kristo yazutse, ariko kandi tukanibuka ku nshuro 29 abacu bapfuye bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, haracyariho ibyiringiro. Kristo yatsinze urupfu, kandi n'abapfuye bacu tuzongera tubabone, kuko icyatumye Kristo aza akica urupfu, akarwambura imbaraga zose n'ububasha. Ikimenyetso gikomeye nuko Kristo yazutse, kandi Satani yakigana ibindi bintu byose, ariko ntashobora kwigana kuzuka. Kristo wenyine ni uzura, kandi mu mbaraga zose Imana ifite yahaye Kristo harimo n'ubushobozi bwo gufata ibituremereye n'imibabaro byose akabyikorera, akaduha umunezero. Kuri uyu munsi wa Pasika, ijambo nabifuriza ry'inkuru nziza nuko Kristo ni muzima, yarazutse. Shira ubwoba, shira umubabaro, Kristo ni muzima, aguha ibyishimo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana iho umugisha pastor, koko Kristo yarazutse kandi natwe turazuka. Nabishwe bazira jenoside yakorewe abatutsi, turahamya neza ko bazazuka kandi ko bari hafi y'Imana. Imana ibaho umugisha mwese. Ndagira ngo mbasabe muhaguruke, abaririmbyi muzi imbere. Tugiye guhamya imyizerere yacu abakristo twese. Nyuma y'imyizerere ndasaba abadiyakoni ko mudushyirira ibiseke hafi, turatanga ituro tunasoza gahunda ya mbere, twinjire mu gice cya kabiri kigenewe kwibuka. Abari hejuru mukomeze mwibera aho ngaho barabasanga. Tuhamye imyizerere yacu abakristo. Nizeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege, umwami wacu wasamwe kubw'Umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yabajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamuka mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana se ushobora byose, niba azava aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye Umwuka wera, ndemera itorero ryera ry'abakristo bose, n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka kw'imibiri, n'ubugingo budashira. Amen. Kambasaye mwicare. Believers murakomeza muririmbe. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora, aranyiza, ishura imyenda yanjye yose. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora, aranyiza, ishura imyenda yanjye. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora, aranyiza, ishura imyenda yanjye. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora, aranyiza, ishura imyenda yanjye yose. Nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye, angirira ibambe n'urukundo,
yanyomoje amavuta y'igiciro cy'isi yapfutse inguma zose nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cy'isi yapfutse inguma zose nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose nari mfite nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye agirira ibambe n'urukundo aranyomora arangiza ishuri imyenda yanjye yose. murakoze ndabashimiye mwese kandi Imana ibamugisha. Igice cya mbere cy'iteraniro kirarangiye, tugiye kwinjira mu gice cya kabiri. Ndabasaba n'ubundi ko mukomeza mukaba mu byicaro byanyu tugakurikira tukumva icyo Imana ishaka n'icyo tugiye gukora muri iki gice cya kabiri. Ngiye kwakira umuyobozi ugiye kutuyobora muri iki gice cya kabiri cyo kwibuka. Karibu mwene data Dona.